Iyi video irareba umuntu wifuza kongera amafaranga yinjiza buri kwezi binyuze mu gukoresha imashini zituraga amagi. Muri iyi video turarebera hamwe plan y'uburyo 600,000 waguramo imashini ituraga amagi byajya bikwinjiriza amafaranga agera ku 300,000 ya buri kwezi ukoresheje imashini ituraga amagi ya automatic. 600,000 byajya bikwinjiza amafaranga agera ku 300,000 kuzamura buri nyuma y'iminsi 21 uko inkoko zivutse. Mu gice cya kabiri cy'iyi video turarebera hamwe uburyo 250,000 waguramo imashini ya automatic byajya bikwinjiriza amafaranga ari hejuru y'60,000 buri nyuma y'iminsi 21. Iyi video niyo mpamvu ukwiye kuyumva kugeza irangiye kugira ngo hatagira akantu na kamwe kagucika. Nabaye ikaze, nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukre TV, uyu ni umwanya wo gukora subscribe, ugakanda like, ukaduha igitekerezo cyawe muri comment. Yes, reka duhere ku mashini ya automatic igura 600,000 iri full automatic. Iyi mashini iva ijyamo amagi agera kuri 528, amagi 528 buri nyuma y'iminsi 21. Iyo bakurikiranye setting neza uba ufite inkoko ziri hejuru ya 500. Twe twaraze ko uzajya ufite inkoko 500. Inkoko 500 rero dukubye amafaranga agera ku 200,000 agurwa umushwi w'umunsi umwe wa saso. Izo nkoko ziba zifite agaciro k'amafaranga agera ku 600,000. Hanyuma tugiye gukora plan dukuremo dépenses zose wakoresheje kugira ngo turebe inyungu uzasigarana buri nyuma y'iminsi 21 mu gihe ufite iyi mashini ituraga amagi. Iya mashini yawe rero umuriro uzakoresha mu minsi 21 bitewe na inite baguha ntabwo wajya hejuru y'50,000. Ushobora kuba 40,000, 30 bitewe na inite baguha, ariko ntabwo wajya hejuru y'50,000 uvaye wakabije mu minsi 21. Umuriro twawubariye 50,000. urukingo rw'10,000, ariko kubwo uzaba ufite inkoko nyinshi hari urukingo zinywa mu mazi. Twabaza ko nibura uzakoresha urukingo rw'20,000. Hanyuma amagi, niba udafite amagi igira igura amafaranga 400, igira ibangurye ryiza ryo gukoresha mu mashini zituraga amagi. Ubwo bivuze ko amagi 528 uzayagura amafaranga agera ku 211 n'amafaranga 200. Ubwo dépenses zose uzakoresha muri ya minsi 21 havuyemo amafaranga yo kugura imashini nizo tuzafata tuziteranye n'amafaranga yo kugura imashini dusange uzabusabwa nibura amafaranga agera ku 881 n'amafaranga 200. Aya nizo uzabusabwa gushora byose kugira ngo inkoko za mbere ube uzifite inkoko zigera kuri 500 kuzamura, kuko iyi mashini ibijyamo amagi 528. Twabaze inkoko 500. Inkoko 500 mu gihe imwe igura amafaranga agera ku 1,200, bivuze ko za nkoko 500 zizaba zifite agaciro k'amafaranga agera ku 600,000. Turakuramo dépenses wakoresheje muri iyo minsi 21. Dépenses ni izihe? Ni amafaranga y'ayo magi wakoresheje, mu rukingo uzakoresha uri kuzikingira, ndetse n'umuriro wakoresheje kugira ngo zivuke. Izo dépenses ntituzikuramo kuri bya 600,000 by'agaciro k'inkoko zose ziba zavutse. Tuzasanga ko hazasigara amafaranga agera ku 318 n'amafaranga 800. Urumva ko ahangaha iyi ni inyungu yawe uzaba ufite. Inkoko z'umunsi umwe ziba zifite abakiriya. Iyo wakoze marketing neza ufite abantu ushobora kuba waziha kandi nabo bakajya korora bakiteza imbere, kuko izi nkoko buri nyuma y'iminsi 21 uba ufite zigera kuri 500 uba waranazikingiye nk'uko twabikoze hejuru muri plan. Bivuze ko izi nkoko ziba zikingiye neza ku buryo n'uwajya kuzorora wese zamugirira umusaruro. Ushobora kuziyororera nk'ukundi kwezi, amafaranga inyungu yawe izahita yongera, kuko inkoko imaze kuva muri stage ya demarrage iba yiyongereye agaciro. Ntabwo yaba kiri kugura amafaranga agera ku 2,200, izaba igeze ku mafaranga agera ku 3,000, 4,000, 5,000 bitewe n'isoko ufite. Icyo gihe ya nyungu izahita yiyongera. Bivuze ko iyi plan rero ni nziza ku muntu ufite 881 n'amafaranga 200 nk'uko plan yose nabyanditse. Bivuze ko aya mafaranga ashobora kujya mwinjiriza amafaranga agera ku 300,000 hejuru ya 300 buri kwezi.
318 n'amafaranga 800. Total kugira ngo ugaruremo ayo washoye yose bizagusaba nibura iminsi 63 kugira ngo ube ugaruye amafaranga yose washoye ntayo waguzemo imashini. Ni hafi amezi 3, yani hafi amezi 3, kuko urumva iminsi 63 uzaba umaze kunyuzamo amagi inshuro 3, iminsi 21, ndi 21 ikurikiyeho n'indi 21 ikurikiyeho, yose gahita iba 63. Ahangaha ubaza inyungu wajya uba ufite buri kwezi, wasanga ko nayo washoye yose yaba amaze kugaruka iminsi 63. Akantu rero karumvikana neza, kagufasha kurushaho gusobanukirwa neza ibijyanye n'izi mashini zituraga amagi n'uburyo zunguka. Yes, uru ni urugero rwa plan nakoze kugira ngo murusheho gukomeza gusobanukirwa neza ibijyanye n'izi mashini n'uburyo zunguka. Izi nkoko rero uba ufite buri nyuma y'iminsi 21 buri uko unyujijemo amagi. Iyo ufite isoko ryiza abantu bahita bazitwara, inyungu urayibona nk'uko nabivuze. Iyo nawe ushaka kuziyororera kugira ngo uzazigurishe zimaze kugera hejuru, inyungu yiyongere, ushobora kuyongera cyangwa se ukaziyororera kugira ngo inyungu yawe iziyongere. Hanyuma reka turebe plan y'izi mashini zituraga amagi 120 igura ibihumbi 250. Ku bihumbi byawe 250 ushobora kuba wabona imashini ituraga amagi 120. Iyi mashini ntabwo yakoresha umuriro uri hejuru y'ibihumbi 15. Kana akamashini gatoya, kaba kakiri ni akamashini gatoya ushobora guhera utarafata neza business neza. Urukingo wakoresha urukingo rw'ibihumbi 10 mu gihe uri gukingira za nkoko zawe 120 nyuma yo kuvuka buri nyuma y'iminsi 21. Amagi uzakoresha 120 wayagura amafaranga agera ku bihumbi 48. Bivuze ko total yose kugira ngo ubashe kuba wakora aka gashinga bigusaba ibihumbi 323. 323. Hanyuma inyungu amagi 220 wakoresheje mu mashini yawe turaga amagi, ntabwo wajya uburamo inkoko 110 ntabwo wajya uzibura ugakoresheje amagi meza, ukanayikurikirana neza ibijyanye na setting. Niba inkoko imwe ihagaze amafaranga agera ku 1200, bivuze ko buri nyuma y'iminsi 21 uzajya winjiza amafaranga agera ku bihumbi 132. Dukuremo depense wakoresheje muri iyo minsi 21. Depense ni izihe? Ni umuriro, amagi n'urukingo. Turasanga ko nibura uzajya usigarana amafaranga agera ku bihumbi 59 buri nyuma y'iminsi 21. 59 byagusaba iminsi igera ku mezi 4 kugira ngo ube ugaruye aho washoye yose. Yes, aya mafaranga rero ntabwo ari make ukurikije aka kamashini. Ni akamashini gatoya, kandi ahangaha ni umuntu ushaka amafaranga yihuse adashaka kuyororera izo nkoko. Mu gihe wazorora inyungu ihita yiyongera, kuko iyo zimaze kuva muri stage ya demarrage amafaranga wari kuzigurisha ahita yikuba. Niba nk'uko y'umunsi umwe amafaranga ari ku 200, ubwo mu gihe wayorora kundi kwezi ishobora kuba igeze ku bihumbi 3, 4, 5, 2,500 bitewe n'isoko ufite. Urumva ko inyungu yawe izahita yongera. Ariko niba ushaka amafaranga yihuse, abakiriya bawe baraboneka cyane bazikeneye, agahita bakwishyura, uzajya ufite ibihumbi byawe bigera kuri 59 buri nyuma y'iminsi 21. Aya mafaranga ntabwo ari make, kuko ntabwo bizatuma udakora kandi kazi. Kuba ufite ino mashini, kuba wagura iyi mashini turaga amagi ntabwo byatuma udakora kandi akazi kawe uzagakomeza nk'ibisanzwe, ariko ku mafaranga bari gukorera habe hiyongereyeho aya ngaya. Mu gihe waba ufite andi mafaranga menshi cyangwa se ufite ubundi bushobozi, ushobora kugura imashini yisumbuyeho kugira ngo amafaranga yiyongere. Iyi mashini ya automatique iyo uyifite uzayishyira hariya, ushyiramo amagi, hanyuma ukore setting wikorera akazi kawe. Niba utakivuye mu kazi unyureho urebe ko setting zirimo, cyangwa se wongeremo amazi, ubundi wikorera akazi kawe nk'ibisanzwe. Hanyuma nawe buri nyuma y'iminsi 21 ku mafaranga yawe usanzwe winjiza hiyongereho ibihumbi 59. Umva ko aya mafaranga ntabwo ari make, kuko ntabwo ari ikintu kigusaba kukirirwaho. Bashimiye rongeretwa Mr Sam. Aka ntaga plan gato nagerageje gukora nkoresheje imibare iri hejuru ishoboka. Ushobora no kubona ibi bintu bitagukundira, cyangwa se amagi uyabona guhendukiye birashoboka, cyangwa se ukaba yifitiye meza bamvuriye. Aka kantu pe wagakoresha gashobora kuba kagufasha kongera amafaranga usanzwe winjiza buri kwezi.
Ndabashimiye igihe twemeza Sam ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ukeneye iyi mashini turaga amagi kuva ku y'amagi 30, 60, 120 kuzamura kugera ku 1000. Ukeneye iyo mashini turaga amagi wakoresha WhatsApp yacu ya 0789983168.